saa moya za hano i Kigali yego still ibi abanyamakuru bacyandika ibintu batahagazeho. batahagazeho. Yego. Ibi bintu by'izi ngaruka, ibi bintu byo kurwanira amakuru no gushaka kuburekinga inkuru mbere, Oswakimu utekereza ko bishobora kugira izihe ngaruka? Bibabaza umuryango w'uwo muntu urimo kwitahira. Ntabwo ndi bubabwire uwampaye amakuru, ariko kandi arakomeye, ni umuntu ukomeye Yego. kandi akora muri leta. Mm. Yambwiye ati kugeza amagingo ntabwo abaganga baremeza ko yatabarutse. Hari ntekereza ko ari ufite ubumenyi buhagije mu bintu byo kwa muganga, Oya arabitubwira. reka uyu ntabyo azi, Ariko uba wumva ko nibura abifite interest kubimenya. ndabazanira umuganga, amazanire dogiteri. Nta kibazo. Noneho abantu basiga barwanira inkuru ku buryo no ku mbuga baganiriraho buri wese aba ashaka kugaragaza ko ari we wamenya amakuru mbere y'abandi. Of course umuntu utari bugaruke, abanyarwanda barabizi, barabireba bakabibona, niyo waba utari umuganga. Kumubona rero akizwe muri ICU, intensive care unit, akenshi nta muntu ujyanwa muri intensive care unit ngo agaruke. Niba hari n'uwagarutse n'igitangaza. Hanyuma rero speculation zivuka zityo ziti kanaka arapfuye. Buretse tuzareba amatangazo avuga ko yatabarutse uyu munsi ku itariki 4, ariko bamubitse kuri 3. Bamubize icyo kintu ntumvaga. Nese urumva mu by'ukuri twebwe abanyamakuru tudakwiye kwigaya iki kintu kugendera mu kigare. Abantu bakomeje kunyikoma, utekereza ko bafite ukuri? Niba banahari bo bakoze iki kiruti cyawe bakitwereke, kuko banyikoma ngo nashatse kuvuga ko atatabarutse kandi yamaze gutabaruka. So njye nkababwira ko ntabwo twari twakabonye confirmation, kandi twohereje umuntu hano, ngira ngo warabibonye, twohereje umuntu kandi umuntu akonfaminga ko umuntu ari muzima. Sinzi niba mubyibuka uyu mugabo wagiye. Nanjye noneho nari mfite source zizo noneho zo muri leta kandi hejuru, sibyo. Noneho hari abantu bakunda impaka za giturage za kimotari. Ni ukuvuga ngo umuntu akiri kuri ventilator, kuri za mashini, babaganga bataravuga bati uko tubibona byarangiye, reka n'ubundi tuzivaneho, ntabwo ubika umuntu. Ushobora kubivuga giturage, yewe sha ubanza atari bugaruke, ubanza atari bukire, ubanza ari bugende, ariko nakwita ukonfaminga ngo yapfuye. Noneho wenda n'abaganga bashobora kuba barakoze amakosa, simbizi. Uribuka abo kuri groupe ya famille bakubwiye bati twatangarijwe ko yapfuye saa 10:15, ariko se wabibatangarije ni umuganga cyangwa ni umuturage? Nkanjye wize communication, ndabizi ukuntu bigenda. Mushobora gukora umurongo muri abantu 10, noneho nkongorera uwa mbere ni babwire ko uruho mu kinyarwanda rwitwa urukiza, bikazagera ku wa 10 utamenya niba uruho rutakivugwamo, nta nubwo batanavuga n'ikibindi, batavuga n'igiseke, ahubwo bari nko kwivugira wenda ngo Koffi Olomide. Urumva? Kubera ko inkuru irava kuri njye ijye kuri Godfather, ive kuri Godfather ijye kuri Abe, gutyo igenda ihindukaho akantu, igera nyuma idafite amahuriro na zero yaho yatangiriye. So ubwo rero twe ntabwo tuba tugomba gusiganwa. Of course abamubitse mbere atari yashiramo umwuka burundu, abaganga batarabyemeza, byarangiye n'ubundi bihuye n'ukuri. ariko se iyo bitaza guhura n'ukuri twari bubigenze dute? Aho niho havuka ikibazo. Noneho uwo muntu yambwiye ati izi reports ziri kwandikwa n'itangazamakuru zitera urujijo muri rubanda, zirabangamira, ziratera trauma famille ya Alemuku. Tuba tugomba kwishyira no mu mwanya w'ababyeyi b'umuryango w'uwo muntu. So iriya space wakoresheje rero yari nziza, kuko byageza saa 7 tubonye ukuri. Saa 7 za nijoro.
za nijoro, yego. ko umuntu akiri umwuka nk'uko abazima. Ntabwo twabyita gutyo, buriya hari icyo bita clinical death. Ego. Abaganga niba babizi, niba hari ka orugane aka n'aka ke ko ku mubiri kari kagikora, icyo gihe ntabwo bahita bamubika ngo yapfuye. No kuri nuza kuri attestation de décès ntabwo bakwandikaho igihe ko yapfuye icyo gihe, kandi hari orugane imwe ye wenda yari ikiri nzima yari igikora. Ubwo kuri attestation de décès uzabonaho itariki y'uyu munsi, tariki 4 z'ukwa kane aho kuba 3. Aho niho uzabona ko abanyamakuru bamubitse mbere y'uko apfa nyirizina. Ni ukuri. Thank you so much. Urakoze kubishyiraho umucyo, abantu bumve ko ntabwo ngiye nibasiba ibinyamakuru, ariko niba narakuriye muri kona zose. Reka warumbajije mu kanya nubwo nakomeje kuko ntarimenyeranye nawe, naramuvugishije kuko urabizi narimo gutegurira era application ya Kasamutwe, ari mu bantu bamvugishije, yabiteze amatwi arabyumva. Ntekereza ko abaga ari muri bari abantu 46 bari muri Anonymous. Turavugana arambwira ati ngo dufata ndagukurikira, ndashaka amakuru ariko tuganira kuri kiriya kintu, ampana plan nziza cyane, ariko ntabwo ibyo bivuga ko nari nziranye nawe, ntabwo nari menyeranye nawe pe, ariko ni umuntu yari ikindi kintu uyu mugabo, ikindi kintu. Gusa Imana imwakiriye mubi. Reka dukomeze twumve ubuhamya bw'uyu mugabo, hanyuma noneho nanibutsa abantu ko uyu ni umunsi wa kabiri, dusigaranye umunsi w'ejo wonyine wo guhostinga izi space zisanzwe. Mpamagarira abantu tubanye igihe kirekire kuri izi platform. Iki cyumweru tugiye gutangira cy'ejo bundi tuzaba tugiye mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94. Ndasaba buri wese turi kumwe ahangaha, tugomba guhurira ahangaha tukabana, kuko ngiye njyana n'ibihe, so niko bimeze. Nizere ko mwese nzaba ndi kumwe namwe, cyangwa tuzaba turi kumwe nk'ibisanzwe. Spaces zo kwibuka, spaces z'icyunamo, ngomba kubana namwe, tugomba kuba turi kumwe nk'ibisanzwe. Nizere ko nyuma y'uyu munsi cyangwa nyuma y'ejo tuzatangira space kama kawaida nk'ibisanzwe. Mwese muzaze tubane muri ibi bihe bitoroheye bamwe, ibi bihe bitoroheye benshi, muzareke tubane. Kandi ntekereza ko tuzagira ibiganiro byubaka, ibiganiro bisana, ibiganiro bisana imitima, ibiganiro bitanga icyizere. Ndatekereza bizagenda neza, nzabane namwe kama kawaida nk'ibisanzwe. Reka dukomeze noneho twakira abantu. Reka nakire Bishop. Mfite Bishop Dr. Antoine Nzayisenga, ni Bishop akaba na dogiteri. Amatayita aragwira, Godfather nkanajya na tayito nimwe. Reka dukomeze, ijambo ni ryawe. Urinde, ni ubwa mbere ngubonye kuri platform, uri gatiki, ntabwo ari kugusuzugura, umbabarire unyibwire, introduce yourself, ninde turi kumwe, ni Bishop mu biki, uri dogiteri mu biki, hanyuma noneho twumve igitekerezo cyawe. Murakoze, reka maze gusuhuze, nongera no gusuhuza Oscar Kim n'abandi bose bari ahangaha. Muraho neza? Muraho. Okay, nitwa Bishop Dr. Antoine Nzayisenga, nkuko wenda Godfather ni ubwa mbere duhuye, ariko nawe njya gukurikira nyine ku ntuza kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ndi Bishop w'itorero ryitwa Anglican Mission Episcopal Church, nkaba kandi nanone ndi dogiteri muri Christian Education cyangwa se uburezi gikristo. Mfite impamyabushobozi y'ikirenga. Ndi umubyeyi, mfite abana baba b'umubiri ndetse n'abasanzwe. Oscar kimwe duhurira turahura kenshi, turaziranye, ubwo n'abandi tuzagenda duhura. Ndumva muri makeya n'ibyo, ntuye i Kigali. So rero nihuse nagira ngo mbanze bashimire kuri no space mwakoze. Nanjye ndashaka kuvuga ku uyu muvandimwe watabarutse. Mukuru wenda twahuye mu irahira rya nyakubahwa perezida wa repubulika muri no manda, kuko niwe icyo gihe wari uyoboye uriya muhango wo kurahira kwa perezida wa repubulika. Yari umuntu rero, reka mvuge ngo yari umuntu udasanzwe. Ndamuvugaho ibintu bitatu. Icya mbere, yari umuntu udasanzwe wizerwa n'abantu b'ingeri zose, haba ku rwego rw'igihugu yari umuntu wizewe, haba mu banyamakuru yari umuntu wizewe, ndetse no muri rubanda rugufiya,
kuko yari umuntu usubiza kandi aho akenerewe akaboneka. Najyaga ndeba ukuntu acarenjingana n'abanyamakuru, ikintu njye namubonyeho karite yari afite nziza ni uko yari wa muntu mushobora kuganira akagusiga usobanutse kandi usobanukiwe. Reka nkoresha ubwo buryo, akagusiga usobanutse kandi usobanukiwe. Mu yandi magambo mwaganiraga ariko akagira n'ikintu agusigira kandi ukanasobanukirwa bitewe n'ibyabaga byakuzanye. Najya mbona uburyo yajyaga carenjinga ba Scovia n'abandi banyamakuru batandukanye kandi ukabona rwose ari hambo, ku buryo yaba uwo akorera ndetse yawe mu biganiro bye ukabona nta kibazo kirimo kandi abitambutsemo gitwari. Nkiri aho ngaruke ku gihugu cyane, akunze kugaragara muri ino minsi mu gihe igihugu cyacu cyari kiri mu bibazo byo kwikomwa n'ibindi bihugu bitandukanye, yabihagazemo neza cyane kandi rwose yubahiriza inshingano ze gitwari. So rero ku myaka ye navuga ngo iyo urebye njyewe nize ubwarimu, njya ndeba buriya mwaganiriye n'umuntu cyangwa se nkareba ikiganiro cy'umuntu uranasesengura, nkareba mu buryo buri psychologique umuntu uko asubiza, nkakurikirana. Ubundi bavuga yuko mu minsi y'imyaka 30 burya umuntu icyo wamutuma cyose ashobora gukoresha imbaraga zose zishoboka guhera mu myaka 20 ukagera 18 ukagera kuri 30 wamutuma muri iyo myaka agidashyizemo sesengurwa agikora uko yatumwe. Ariko hejuru 30 ashobora kubikora mu buryo yatumwe adashyizemo isengura cyangwa akazamo kanarize gakeya. Iyo uzamutse rero ukagera hejuru ya 40 ukagera ku myaka nk'iyo yari agezemo, niyo myaka umuntu aba muri deri. Akurera amaze deri, ari muri deri, ari umuntu ko ashaka gufata icyemezo. Reka ngo igihugu kibuze umuyobozi, igihugu kibuze ubuyobozi ndetse rusange tubuze ibintu urashaka network ugaruke, network yawe yagiye. Urashaka network ugaruke, nubona network ndakugaruka. Fixing a network yawe bwana Bishop Dr. Fly High urahari? Dr. ntabwo nkumva, shaka fixing a network hanyuma none ugaruke niba ari gukundira. Shaka network hanyuma ugaruke. Fly High uranyumva? Fly High urahari? Intare uramyumva? Ndakumva cyane. Fata ijambo. Ijambo ryanjye ni ukuri no gushimira akazi umugabo yakoze. Hari disikuru imwe yiwe yagiye avuga, ariko cyane cyane kugira ngo njye kumumenya ni mu 2018 mu rubanza rwa Ingabire Victoire, ngira ngo mwese murabizi. Ni umuntu wavuze ku kintu cyitwa urubanza rwa Ingabire Victoire, biza no kuvaho yandika igitabo Kieman Pireki. Sinzi niba hari abantu babizi, bavuga ngo kivuga urubanza uko rwagenze nyuma y'uko hari benshi bahoraga bavuga ngo habayemo gutekinika, ngo Ingabire Victoire baramurenganyije. So abivuga neza, yerekana uburyo ki Ingabire Victoire yabonye amatike yo guhura n'abantu bajya muri Congo aho yagiye Kinshasa. So kugira ngo abantu be kubaza ibibazo byinshi, niho yahise yandika igitabo aravuga ngo ibi ntabwo byari ugutekinika, ko icyaha ntaho kijya ntigisaza, so uwagikoze agomba kukibazwa. So ni urubanza ndaza kukwereka icyo kinyamakuru nagifite mu rugo, ariko mfite link yacyo, yabivuze mu 2018 mu kwezi kwa gatatu. So ni umuntu mu buzima busanzwe
wajyaga abwira n'urubyiruko niyo mwabaga muri mu gutembera hano za Kimihurura akababwira ati ni mwebwe Rwanda rw'ejo sha mugomba gukorana ingufu. Ni umuntu winspira urubyiruko, ni umuntu utagendera kuri runaka ndamuzi oya, kora wigire. Nicyo kintu cyonyine nari muziho. Muri ririya joro bavugaga ko yitabye Imana, njye nanze kugira ikintu mvuga, akimugira ngo nariya muri message namwandikiye uyu mugabo ari kuri Cardiasis, nanze kugira icyo mvuga kuko ushobora kwandika nababwira ngo amakuru yakuye he, ariko ntabwo yarari mu bihe bibi, ariko ntabwo yari yagapfuye. So kugeza the extent ya nyuma nari ndi kumwe n'abaganga bagenzi babo dukorana bavuga ko birangiye, ariko ntabwo kanone nimba muzi neza ikintu kimwe cyo gutangaza amakuru kimaze kugenda kiba inshuro nyinshi, nimba mwibuka iyi ndwara ya Marburg uburyo yasohotse niko na bino bintu byasohotse. So ikintu nakwisabira buri muntu wese, gutangaza amakuru utari wabona source nyakuri ntabwo mbiprefera cyane, nta nubwo twarakajya tubireka, kuko ibi bintu uyu munsi nitabikora uzasanga hari ikindi kintu cyabaye runaka, ariho ujya ukumva umuntu ashize andi makuru hanze, nk'urugero nko muri Awuka mwabonye iriya tangazo uko ryagiye. So ni ibintu abanyamakuru bagenda babyigiraho cyane. Ndagushimira cyane ku bwa iriya initiative yo gukriticizinga ku bantu. We should not spread information before it's confirmed completed. Thank you. Hari akandi kantu nenda kuvuga kamwe, umbabarire Oswakim, nakajyanye na Patrick buri gihe space ngiyemo akunda kuvuga ikibazo cy'umubyeyi we, which I think nimba hari ahantu umubyeyi we arengana, hano mu Rwanda ntabwo harenganywa. Njyewe ko mbizi neza mu Rwanda iyo umuntu hari ikintu abazwa arakibazwa, ntabwo ari ukuvuga ngo ninde runaka ni Patrick ndabimubwira nahindukire agaruke. Patrick avuga ko umubyeyi wafunzwe kandi azagaruka mu Rwanda ari uko Kagame yapfuye na James Kabarebe. So ubwo surumva Patrick ibyo ngibyo warenzaho iki? Patrick mureke. So komeza rero. Patrick mu yandi magambo ntabwo ngiye gushinja ubugarasha, ariko amagambo uvuga nayibigarasha. Désolé, uri inshuti yanjye kuvugisha kenshi, sinjya nguheza, sinjya nkwima ijambo, ariko uyavuga ko azagaruka mu Rwanda Kagame na Kabarebe batakiriho. So ubwo surumva ngo warenzaho iki? Naramubajije niba umubyeyi wawe yarapfuye, urumva atarabyaye imbwa, niba udashobora kugenda ngo uje gushaka ubutabera bw'umubyeyi wawe, none se ni gute ahunga ifungwa rya se? Iyo ngiye tubyore ntunamugarukiho. Okay. So ideally, thank you so much for this space yo gushyira ibintu ahagaragara, kandi dukwiye kujya muri uyu murongo hahandi. Nimba ufite inkuru, tanga inkuru ufite source yayo. Nimba hari ikintu ugiye kuvuga, vuga ikintu cyubaka abantu, gifite source yacyo, gifite naho kigana. So mu by'ukuri Godfather Oswakim, I'm getting inspired of you guys, the way how you spend the information, it has some sources. So Godfather, I will share with you that link ya Mukuru Arinda aho yanditse kiriya gitabo n'ikinyamakuru kirimo kubyandika bavuga uburyo ki baca urubanza rwa Ingabire Victoire. So kugeza isaha mwabonye hagiye ukuri ahagaragara. Urakoze cyane, ndaje nkugarukeho mu kanya nkubaze ikibazo nk'umuntu wamukurikiye cyane. Ndaza nkubaze ikibazo. Stay there. Yego. Ku bantu mbere yuko ngaruka kuri Fly High na Bishop, ndabona yagarutse internet yayifixinze. Ejo twumvishe iyi ndirimbo muri nyinshi yavuze, ntimwari muzi ko ari iki. Nakubiswe n'inkuba papa n'amashanyarazi, sigara nzengerezwa mbura ho nicara.
yewe murekatete ry'abatoya umutekano ikwiye cyo ngwino muteteshe. iyi ngiyi ni Murekatete. Hari ukuntu abantu batazi ari mukuru arinda bakaba baramumenye nk'umuvugizi wa guverinoma cyane, abantu cyane urubyiruko rw'uyu munsi, ariko he was a superstar. Ni umuntu ufite indirimbo mwakunze muri benshi, ariko mutari muzi ko ari za ari mukuru arinda. So urukumva kuko abantu bagiye baririmba, ntabwo tuza kumushyira muri old school kuko afite indirimbo yagiye aririmba. Abantu bakora umupira murabizi indirimbo yasohoye, izi ni zimwe mu ndirimbo ze. Rero ntabwo ari iyi ngiyi yonyine, iyi ngiyi twarayumvisha ejo, reka twongere tuyumve. ariko mva, wari uzi ko iyi ndirimbo ari iya ari mukuru arinda? Wari uzi ko iyi ndirimbo ari iya ari muku? Iriya ya Murekatete mumaze kuyumva, mumaze kumenya ko ariyo. What about this? Iyi ngiyi mwari muzi ko ari iye? Listen this song. Ntabwo tuza kwibuka mukuru arinda nk'umuvugizi wa guverinoma, ahubwo turaza kumwibuka nk'icyamamare cyangwa nk'umusitari watugejejeho ibyishimo, waturirimba indirimbo z'urukundo, waturirimba indirimbo zishyigikira ikipe y'igihugu Amavubi, yaririmbye Rayon Sport n'izindi kipe mwagiye mumenya. Ntabwo ari mukuru arinda nk'umuvugizi wa guverinoma gusa, ahubwo ni mukuru arinda nk'icyamamare, nk'umwe mu bahanzi bandika cyane b'abahanga kandi bakoresheje ikona zose mu kuduha ibyishimo mu mupira ndetse no mu rukundo. Umva iyi ndirimbo.